ndagusuhuje aho uri hose ukomere kandi ukubwe neza. Reka nkubaza aka kantu, ari irari ry'inzoga n'irari ry'ubusambanyi ni iki kiryana cyane kurusha ikindi? Ni iki kigira ubukana bwinshi kurusha ikindi? Umuntu wabaswe n'ubusambanyi cyangwa umuntu wabaswe n'inzoga bataniye hehe? Ninde uvunika kurusha undi? Ninde uhangayitse kurusha undi? Cyangwa ninde uri mu mibereho mibi kurusha uwundi? Kugira ngo byumve neza, hano hari abantu babiri, hari umusambanyi, hari n'ukunda agacupa. Ntubyitiranye kuko hari abo bireba, hari nabo bitareba. Ariko wowe nteze amatwi birakureba kuko ndabizi neza ko ukunda amafaranga. Niyo mpamvu ngira ngo wigereranye n'umuntu nawe wabaswe n'irari ry'inzoga. Wagize amahirwe ugira n'umugisha kuko intambara y'ibi bintu bibiri bitakurwaniyemo ngo bikibuga cy'ikotaniro ry'amarara abiri yose ashaka kugera ku ntsinzi. Gusa nanone twibuke ko uwabuze pfu abura n'iburyo, kandi uwatinze yicira inyoni kwibuye. Bivuze ko uwagerageje ntako abatagize, kandi uwaburiye umubyizi mukwe ntako abatagize. Rero siko bose batsinda, habaho abaswa n'abahanga, hakabaho amahirwe n'imigisha, ariko bamwe bakabibura kandi ntako abatagize. Umunyantege nkeya byaranga, yaragerageje ariko biranga. Afite kimwe cyamunaniye cyatumye aguma muri ubu bubata bw'inzoga cyangwa ubusambanyi. Uhenda aragikunze cyangwa akeneye kwibatura muri ubu bubata. Mumbabarire gatoye niba agiye kwakira abashyitsi ngo nakire umuntu ugeze aha ngaha ari ubwa mbere, abanza kuri subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ikindi kiganiro kizakurikiraho kizamugerereho ku gihe. Ari uwabaswe n'inzoga n'uwabaswe n'ubusambanyi, ninde muntu uri mu bukorone bukomeye cyane? Ninde ufite agahinda? Ninde ubabaye cyangwa ninde wishimiye muri bo? Reka ntangirire kuwabaswe n'ubusambanyi kandi ndigira we mu kiganiro, nubwo nari we ariko ubu ntari we. Mbifiteho amakuru nubwo yazi kundusha, gusa ni maremare ariko ndayarezima. Umunsi umwe hari ku isabato nimugoroba, ndi bubyuke mu gitondo njya mu misa, ubu ndavuga ku cyumweru. Nabyutse bisanzwe, ndakaraba, ndisiga, nambara neza, yewe niterana parufe yahumaraga neza cyane. Nuko mfata urugendo, mfata akabisi njya mu misa ya kabiri kuko niyo nakundaga gusengamo. Ngeze muri kiliziya nicaranye n'umukobwa wari mwiza cyane. Twari twicaye inyuma cyane kuko twari twitegeye abantu bose tubarebaho kugira ngo baturebe. Umukobwa yaranyongoreye, aranje arambwira ati urahumura neza? Ndamusubiza urakoze cyane. Uwo munsi nicaye aho ngaho yampaye nimero, nanjye muhiyange. Mu gutaha mu ntambwe nk'ijana zonyine atangira kumpamagara, nanjye ntangira kumuhamagara. Ngeze mu rugo ngiye ku meza ngiye gufata ifunguro, arampamagara uryoherwe nturakoze cyane. Nimugoroba ngiye kuryama nanjye ndamuhamagara nturare neza turakoze cyane. Bwakeye mu gitondo n'ubundi ari yandamukanye waramutse gute. Gitangaje guhera uwo munsi nisanze mu bihe bidasanzwe. Ijoro rikurikiyeho nabuze ibitotsi, ndara nigaragura nk'uwaraye mu nkozi kuko ibyakurikiyeho byose nabibara. Gusa nisanze ndi muri ya ntambara natangiye mbabwira, kandi atari intambara y'ibigaragara ahubwo ari intambara yo mu mwuka. Byatangiye gato nzi ko ndi mu rukundo nk'abandi, ndi gutegura ubuzima bwiza bw'ubugabo, ngiye kubaka urugo. Ariko igitangaje nyuma yaho nisanze ndi muri rya rari ry'ubusambanyi. Nuko mba ntangiye ntyo. None se nkubwire mbere yaho uko nari meze mbere yo kwisanga mu rukundo, mbere yo kwisanga muri rya rari? Nari umusore uraho wikundira kuguma mu rugo, akunda gukora, mfite n'ibinyinjiriza amafaranga kuko naracuruzaga kandi nikorera, nkaba mfite utuntu ku ruhande turi kugenda tuma amafaranga. Rimwe na rimwe nkatemberana n'inshuti zanjye, mfite umudendezo usesuye kandi nkumva nyuzwe n'ubuzima ndimo kuko nari umukristo wakundaga kwivugisha kure cyane. Gusa nkumva ndambiwe kuba njyenyine, nshaka uzajya unganiriza tukishimana tukaryoha muri ya mafaranga makeya mfite, nubwo atari make cyane ugereranije n'igihe nari ndimo. Kongere dusubire imbere gato ahandi nagarukiye. Sinari nkirya ngo bimanuke, sinaryamaga ngo nsinzire, sinaganiraga na za nshuti zanjye ngo numve nishimye. Umunezero wose nari mfite cya gihe mbere
wose wari warayoyotse warashize, ahubwo umutima wanjye wahoraga wifuza ibidashoboka. Amafaranga y'indengakamere kuko yo nari mfite yari yarashize. Nifuzaga kugira ubuzima bwiza buryoshye kuruta ubwo nari ndimo, kandi nifuzaga umukobwa mwiza uruta wa wundi twatangiranye bwa mbere. Uwo nabonanaga ubwiza uyu munsi, ejo nabonaga undi urusha wa wundi nabonye. Bivuze ngo umukobwa nabonaga wese ubwiza bwahoraga buhinduka buri kanya. Nageze ku rwego rw'uko nabonaga wese yahitaga mbera mwiza by'ako kanya, ariko mu minota mike yewe narebanaga ubwiza agahita mbera mubi. Iyo nageraga muri kiliziya, amaso yanjye yahoraga areba aho abeza bicaye. Natangiye kwambara neza mu buryo budasanzwe, imyenda ntigeze nambara nkiri mu cya gihe mbere ntarajya mu rukundo. Bivuze ngo ifaranga ryose nari mfite ryose ryarayoyotse. Gusa igitangaje muri ibi byose mbabwiye ni uko nyuma y'aba bakobwa, nyuma yo kubura ya mafaranga, nisanze mu bukene. Noneho wa undi wankundaga, wa mukobwa twagendanaga, za nshuti zanjye twari turi kumwe na za zindi twabanye kera, bose babonye nkennye bantera umugongo. Na wa wundi nahaye ayanjye, wa wundi twasangiye utwanjye, ntabwo yongeye kunyibuka ukundi. Nasigaye nifashe nk'uwapfushije. None se koko reka twongere tuvugisha ukuri, ari uwabaswe n'ubusambanyi n'uwabaswe n'inzoga, ubona uri mu bubata bubi arindi. Ntugendere ku marangamutima yawe, ugendere gukora. Reka nze nkubwire story ya kabiri, uyu wabaswe n'inzoga, kuko uwo turangije ni uwabaswe n'ubusambanyi. Uwabaswe n'inzoga, tega amatwi umwumve. Nakubwiye ngo bitangira gake gake, wajya kwisanga ukisama wasandaye. Uyu we yari umwadepere, usenga, uhimbaza, uramya, mbega kumurebera inyuma agaragara neza, uvuga uti umuntu umuboye ku buryo ushyiraho igikumwe, ukaba wamutangira ubuhamya mu bandi, uvuga uti abakristo bose bagenza neza, ariko uyu we ahabahebuje bose. Ariko ngo amahirwe aragenda, ntategereza umunyantege nke. Bivuze ngo yagize byose byiza, ariko abura kimwe cy'ingenzi cyamucitse. Ndavuga kwa kunywa gake ngo nakuburwayi ejo nzihana, ni ukwivura inzoka. Ntacyo bitwaye ntawe nanduranyaho ndi mu rugo, cy'ingenzi ni uko niryamira. Nuko atangira kunywa gake gake kubw'uburwayi, cyane ko yatinyaga abo basengana ngo batamutamaza. None se rya cupa rimwe yanywaga, rimwe yitaga umuti, nyuma y'icyumweru ryari rivuyemo abiri. Bikomeza bityo ko ari gutsirika inzoka, nyuma y'ibyumweru bibiri aba mu ya tatu. Bikomeza bityo n'ubundi ni nijoro, ikizima nuko niryamira. Nyuma y'ukwezi yari amaze kunywa ne. Tangaje gufunga insengero biba biraje, agiye kwisanga asanga arimo aranywa ikesi. Byaratangiye gake gake, none ubu n'urusengero ntakirumenya. Cyokoza avuga ko ari gusengera mu rugo. Wowe ntiyarangiye kuko aho bigeze na twaka yahingaga twose asigaye atujyana mu kabari. Ibishyimbo yejeje ni ku isoko kugira ngo yibonere icupa. Ibijumba arakora akajyana ku isoko kugira ngo yinywere agacupa. Nta nubwo agitekereza ko abana bari buburare, nta natekereza ko bakeneye kugura ikayi n'ikaramu, kuko ageze kuri rwa rwego rwo kubwirirwa ariko akanywa inzoga. Ibiryo kuri we yabibura ariko akabona inzoga. Ntiyaryama ngo asinzire atanyweye agacupa, kandi nta kintu yavugana n'umugore batabonye icupa. None iki kibuga kiri kuberamo uyu mukino ugihuje na cya kibuga twatangiriyeho mbere, nacyo kiri kuberamo wa mukino, harya ya makipe yombi uyateranije nihe yatsinda iyindi? Ni iyihe kipe ikomeye? Ni iyihe kipe yoroheje buryo wavuga ngo yatsinda iyi ngiyi? Mukuri mu kinyarwanda cyumvikana ari irari ry'ubusambanyi, ni irari ry'ubusinzi, cyangwa se irari ry'inzoga. Ni irihe rari ryoroheje? Biragoye kubisobanura kandi biragoye kubyumva. Gusa inkuru ibaruwa riraye, ntabyo wamenya bitarakubayeho, ariko uwo byabayeho niwe waba ari inkuru. Soza reka nkubwire abantu batatu bagize umugisha kuri ibi. Uwa mbere ni uwagize umugisha wo kugira irari rimwe muri aya ngaya, ariko akagira n'ubushobozi bwo kubyitwaramo neza. Sindi kuvuga wa wundi bavuga ngo arirya akimara, oya, ni wa wundi wikemurira icyo kibazo kandi akabyitwaramo neza ntawabangamiye, nawe ubwo atibangamiye.
naho uwa kabiri ni uwagize umugisha wo kutajya muri kimwe muri ibyo, ntagire aho yisanga, ntagire ibyo ararikira, uko ari kose akanyurwa n'uko ameze, atari wa wundi bavuga ngo anywa gake cyangwa se abikora gahoro gahoro, ahubwo ndavuga wa wundi udakinisha na gakeya kandi utanakinisha gahoro gahoro, ahubwo muri we nta na kimwe nshaka, sinanabitekereza mu buzima bwanjye. Naho umuntu wa gatatu ari nawe wa nyuma ni wa wundi uri kubivamo, wa wundi uri kubihunga, wa wundi wamaze kumenya ibyiza n'ibibi byabyo akavayo yiruka ubutazasubirayo. Uriya niwe nakubwiye ngo niwe ubara uwariraye, niwe uzabitangira ubuhamya akabibwira abandi batabizi, niwe uzakubwira iby'iriya ntambara kuko yarayirwanye. Yewe reka soreza hano, ndatekereza neza ibyo nkubwiye bigize umumaro, ndatekereza neza kugeza ahangaha tukiri kumwe, uri umuntu w'agaciro. Ndagushimiye, urakoze cyane.